Kaganga ari umuntu wamuhaye inzu Bugesera amushingira akabari amushingira icyokezo amushingira restaurant mbere y'ubukwe cyangwa nyuma y'ubukwe amafaranga acuruzaga yafataga weekend akaza kuyarira i Kigali yavaga mu Bugesera agafata weekend akaza kuyarira i Kigali kenshi aramwe ati sya dusohoke amubwira ati umusa ngiye sinyansohoka mfite si bikeri ko naje i Kigali waje tugakora tugakora ibiganiro twaza no kujya no gusohoka. Ibyo byose byabaga umugore atabizi none uya ngo batandukana ibyo bintu byarahombye birarangira babura n'ababafashaga birarangira barabyaye umwana afite nk'amezi 2 baza kuba ahantu bita Kimisagara baje kuba Kimisagara Kaganga kayakora ibiraka nyine biraka bike nyine muzima nyine buranga hahandi ubura naraso y'igihumbi. Icyo gihe amafaranga atangiye kubura nyine umva batanyaga guterana utugambo tugiye Kaganga akubise umugore naribu ibyo ngibyo irabizi yuko Kaganga agiye gufungisha Dani no kujya tufite avuga ko yuko rumva ngo yamukize ngo ifoto ye ngo yashyize mu biganiro atagize utabihera uburenganzira bamara convocation ya mbere Dani niyitaba ya kabiri aritaba agiyeyo Dani arisobanura abati ibyo ikiganiro n'umugore wagikoze buri kimwe cyose muzacaza umugore yaragiye ajya kuri RIB aravuga ati kugira ngo nabyemere nimba Kaganga avuga ko ibi byose ari umunyamakuru wagize mu ruhare mu bimbaze yagiye kuri RIB kabatandi boye kajya ubona amafaranga yo guhigira urugo Kaganga arabyanga uwo muntu rero niwe wamujyanye muri Kenya niwe bakorana urumva ariko nimba arageze muri Kenya kamutayo nimba arageze muri Kenya bikagenda biti ubu Kaganga abuze n'amafaranga amugarura mu Rwanda kandi zira modoka yuzigiye iyo urutandi boye ivuye mu Rwanda igiye hariya ntago hashyira uko cyameze bituragaruka mu Rwanda ariko wenda iramutse hari aka kanya warasenye nawe yarasenye ariko harya nibyo bivuze yuko kuba naratandukanye nawe ari ibyo ngibyo byadutandukanyije urakoze cyane yezana n'ubu nta numwe uzi ukuri uretse wenda ibihuha byavuzwe ariko nta numwe ugize avuga yumva mvuga ariko umuntu abantu badukurikiye namo barifuza kumenya ubundi uno mwana avuzwe ko ari uwanjye mukibana cyangwa mwaratandukanye ibyo ngibyo byavuzwe twaratandukanye Kaganga waramubwiye se ngereka mbanze nkubwire umbaze ibiri ngombwa bitari ngombwa ntubimbaze siko mvuze kuri Kaganga waramubajije nka se w'umwana ugira ngo abaye ari se ajya amenya uko ameze kubera ko yaba yemera ko ari se abazi nimba umwana ameze neza cyangwa atameze neza. Yes, kananya ngusuza kenezero ko umeze neza uri hose mu bice byetandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba mu Jepfo Amajyaruguru of course mwenye nitwa Ceketu Ishyaka manajye mugada cyane n'abana ukina na banyina. Assalamu alaikum busuradio atandukanye mu bice byetandukanye twaje gusenya intoza zisenyuka twaje gusigiriza izo twasenye twaje gutanga isanamitima ku badukurikiye. Mumeze mute abari mu mujyi wa Kigali mumeze mute abari Iburasirazuba Iburengerazuba mu Jepfo Amajyaruguru nizere ko amaze gukanda subscribe like cyane na comment nkomeje gushimira buri muntu wese ugenda nkurikira unsupportinga mu biganiro bigiye bitandukanye aho mba ndi hose ajyatandukanye tuba turi kumwe rukundo rwanyu rwose runtera imbaraga rukantera apeti yongeye kurya kabisa nkarya numva meze neza kubera ko inshuti zanjye ni inshuti nziza abarundi mumeze mute diaspora mwese mumeze mute abari muri Kenya Uganda abari muri Oman mu Bubiligi muri Canada mumeze mute Jamil umeze ute Kayitesi umeze mute n'abandi benshi bagiye batandukanye bari mu bihugu bye bitandukanye ingabo z'igihugu mwese ndabasuhuje sasa raka kanya ukimana kuri kamera zacu cyangwa zanyu bafana banye muri hirya no hino munyemerere mutera agatebe abandi abamama abakecuru abasaza mugeze mu zabukuru mutera agakeka rwose munyumve neza ariko nkomeje kwifuriza abayisilamu igisibo cyiza nkomeje gusabira Uwiteka ushora byose wo mu ijuru kwibuka ababaye imfubyi n'abapfakazi Nyagasare bare bicyoroshye kandi none twibuke twibaka turi mu minsi 90 yo kwibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ahangaha nje kubabwira
kuri stories zigiye zitandukanye, abamaze iminsi batumva Muhoza wa Kaganga, abamaze iminsi batabona Kaganga, abamaze iminsi bifuza kumenya iby'Amama Sava ndetse na Nshuti Alphonse bakunda kwita Manase, uyu nguyu nawe bakunda gutazira Arufa, nawe ndavuga ku bye, hanyuma nza kugaruka ku by'umukobwa wacu cyangwa umukobwa wanyu wabyaye impanga 3. Nkomeje kumusabira amata, nkomeje no kumusabira inka kuko wari abana 3 ntabwo abasha kubonsa pe. Naravuze ati ntabwo nizeye ko umugabo afite ubushobozi bushoboka bwose bwo kugira ngo abari abana 3 yabe yabatunga bahaze ku mata, atunge na nyina, ni ibintu biba bikomeye ariko Imana ishobora byose. Tuje ko kwa ku modoka ya Bahavu yari kubona ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 muri uno mwaka, twategereje ko imodoka ihabwa birangira byanze. Reka duhere kuri Muhoza wa Kaganga. Kwanza gato, hari benshi bakurikiye story zigiye zitandukanye, mwageraga mubona amastati ya Kaganga avuga ati Ishyaka niwe wansenyeye, Ishyaka niwe wabyaranye n'umugore wanjye, ati umugore wanjye yabyaye asa nka Ishyaka. Ariko burya icyo ngomba kubabwira narajya ku bindi, baravuga ngo gira neza wigendere kuko ineza uzayisanga imbere. Byari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2 2022 mu mwaka wa 2015 nibwo namenyanye na Kaganga. Kaganga n'umwana avukiye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Mageragere, akagari ngira ngo niko ni Nyarufunzo, ntabwo mbyibuka neza. Twamenyanye aho rambwira ati Ishyaka manajya wazama ikiganiro, nyirahura mbwira ati wazama ikiganiro. Ndibuka tujye gukora ahantu bita ku Mumena ikiganiro, dukora ibiganiro akina amafilime ariko ataramenyekana naho. Tujye mukoresha ibiganiro, hashize igihe dukorana ibiganiro, akagira benshi na benshi bagera amufasha, benshi na benshi bamushyigikira. Igihe cyaje kugera yakoranaga na society y'abantu bacuruza biriya byuma byitwaga ibyabarezi bagize gute, bashenye. Nibwo twamenyanye neza. Hashize igihe nza kumubona ku kinyamakuru cyitwa ko nyibagiwe kubera ko maze igihe kidakora ndakibagira, ariko ndaza kugira gute, ndaza kukibabwira. Mbonaho ari kumwe na Muhoza bakora ibiganiro. Mu by'ukuri hashize igihe kigera nko mu mezi 3, nari nyikora kuri YouTube channel yitwa Umutako TV, hajya mbakoresha tukora ibiganiro byetandukanye nk'ibyo mubona nyine nirwa nkora. Abantu barabikundira, tuvayo tujya kuri Kigali 50, tukomeza gukorerayo dukorana neza. Ibi nari amahoro. Arimo ubwo ngo byagize kujya mu gihe zino YouTube rero twirirwa dukoraho, ari igihe wakura umugore cyo ugakura umugabo, cyangwa utakura umugabo ukakura inzu, cyo utakura inzu ugakura imodoka. Mbaza ngo ibyo byose ubibona gute? Hari igihe umuntu aza kuri YouTube tujya kwakura ubushobozi, ugasanga ubuzima urimo ni bwa buzima umwana arira nyina niyumve. Banakurikira ibiganiro bakakugirira impuhwe, bakakuremera. Nanjye nshimira abantu bandemeye mu bukwe bwanjye, abantu bo hanze mwarandemeye, mwarakoze. Burya tuyo tubyemera. Oliva niwe wegeze kuvuga ati burya umuntu nakuremera uzaza umushima, ariko ntugahora uvuga ngo kanaka ngo gutya na gutya. Iyo umuntu akuremeye ujye ushima. Zino mboro twakoraga rero, abantu benshi nyine bagiye bishimira ibya Kaganga na Muhoza, barakundana. Dupanga na boro zo gutera ivi. Icyo gihe twazikoreye muri Canal Olympia hano mu Irebero, ariko byatangiye ari ibintu ubona nyine biri aho ngaho. Kaganga ati n'umugore ngomba kumushaka, ariko nanone Kaganga nkaba narahuraga nawe buri munsi dukora ibiganiro na Muhoza. Bashwanye, biyunze, bajya gutera ivi, basohokanye, byagenze ukundi. Ubwo abadukukiye n'icyamba kirimo ndagenda mbabwira kugira ngo mubyumveho neza. Biza kugera icyo gihe Kaganga acuruza ibiryabarezi, baza kumwiba, bamwiba amafaranga asaga 150. Kaganga namwe ati ko banyibye Ishyaka tubigenze gute, kuko ari nk'umuvandimwe, niba ni inshuti yanjye, ni n'umuvandimwe, nuko wenda byabaye ukundi kuntu. Icyo gihe baramwibye, dukora ikiganiro, abantu bo hanze barabizi, benshi bagiye batandukanye baramuremera. Amaze kumuremera arishyura.
yishyuye icyo gihe bigenda neza, komeza ibiganiro dutwara na Muhoza n'ibiki, birangira Kaganga ambwira ati Imana ngomba kugira Muhoza umugore. Ndamubwira se wa muhungu we, kwambwe kuri umwana ko nta mwana w'imyaka 20 ushaka umugore, nubwo nanjye nashaje nyine muto, ariko ibihe bya kera burya ntabwo ari nk'iby'ubu. Ndamubwira ati wabaye we ugashaka ubuzima, ko nta buzima nyine ufate kurimo, ati kwikanga udufaranga urimo kugenda ubona kuri YouTube n'ibiki tukongoza gushaka. Ati hoya, ati ngoma gushaka Muhoza. Ndavuga ati filesasiyo, ngenda mbafasha fungura na groupe yo y'iki y'abantu bashaka kugira bite kubatera inkunga. Kaganga kambwira ati ngewe ushaka kuma amafaranga nkayarya, n'abantu bo hanze bakambwira ati Siaka ni wowe twizeye, tugakora groupe amafaranga avuyemo tukazakora bukwe Kaganga. Icyo gihe bamuye amafaranga hafi mbika 950. Kaganga icyo gihe twakoze ibiki, yarambwira ati Siaka ibintu byo kujya gufata irembo ni wowe ugomba kujyayo. Ndimo ndihutisha, twaragiye dufata irembo, ntanga inkwano. Umuvandimwe w'umunyamakuru mugenzi wanjye ukora kuri Max TV, Kasiye Pizo, arabizi, ya gutanga inkwano. Birangira kwera amafaranga twagenaga tubona, Kaganga ati ngomba kujya kwiga idini n'umugore mu rusengero nyine sinzi abanyagatolika nyine ngo bigishe bajye kugira cyo kubana. Igihe bagenda bariga birarangiza, Kaganga ati Siaka nshaka kujya mu murenge uramfasha iki? Ndabyuka turi muri guma mu rugo, ariko kwa kundi yarangiraga hashira igihe ikongera ikaba. Ntabwo musa wabaye witonze iyo mirenge bihutira marambwa ati bugere kangwiza ukuri. No mu buzima bwanjye nuzuye no kumvugisha n'umudashaka konja mu murenge. Ndavuga sigiye gushaka babitekeje ati ngende cyanga gushaka Muhoza. Twagiye bwakiye mu gitondo yo ku murenge, arambwa ati Siaka wowe ntago ngukeneye mu murenge, aho ndiza kurahirira sima gushaka. Ndase kubera iki? Teora kinege ngo nikabanya gushara, ariko ntago ngukinege. Bagombaga kubanza ugatekereza neza nuhubuke. Icyo gihe hanze konjayo, ariko byabe ngombwa ko ngira gute kunjya mu murenge. Umurenge yagenze neza, abanyamakuru benshi bari bahari bahuzuye, kirekana ko ura musore n'umustar n'umuntu umustar, ariko niwe muntu wankomye. Twahuri ku mbuga nkoranyambaga, nanahuje n'umuntu episode ni nanjye kumva ko kamabarira nabo nzabivugaho. Hari cyamakuru njyaga nkoreraho, nabo buri kimwe cyose barambwaga ati Siaka bari abana babe hafi bagiye ubafasha n'ibiki. Umurenge uraba, gahunda zigenda neza. Icyo gihe video mfite na Kaganga ifite, abanyamakuru bose njye nabahaga owning yo gufata ibiganiro. Kaganga bati umunyamakuru utagwihumbi 10 ntafate video. Nazi ko n'umundi wambwiye ngo simpaze nkaba nahaje ati nyine naribiye ati gutya ati Siaka ati byara umuje n'ibiki. Cyo abanyamakuru bamwe na bamwe nabashimira baratanze. Ni mu murenge ugira gute urarangira. Umaze kurangira igikwe kigira gute, igikwe kiraba. No mu bukwe bwe ningiye n'umunyamakuru afataga video mu bukwe bwe, gusaba no gukwa na mariage ningiye byose bagiraga gute bagendanaga nabyo ku murongo n'amafaranga yabona nk'abati Kaganga buki. Abanyamakuru mwagiye gukavaringa Kaganga, nimba mbeshye nimunyishyure, muzanye muza mu bitangazamakuru mugira gute mukorera muvuga ati Siaka ibyo avuga ntago ari byo, ntago twayatanze. Ibyo ngibyo bivaho, ubukwe buraba, bigenda neza, tukaya dusangira ukiraho. Ubukwe bwa Kaganga na Muhoza yari atwite? Ntago yari atwite. Yego. Okay, komeza. Okay, ubwo ni Elize wambazaga mu minsi ibiri nzamuzana hano, munamure muramusure. Ubwo bwa Kaganga bwabaye Kaganga, umugore wa Kaganga ntago nzi neza ko yari atwite cyangwa ataratwite, kamagusubiza. Kuko icyo gihe bajyaga kwiga, Muhoza bava kugira gute, bava kwiga idini, Muhoza akajya gusura Kaganga. Urumva? Icyo gihe Kaganga yabagaye. Kaganga aribanaga. Abarwa rutabano mu gasante. Urumva? Ariho Kaganga agira gute, ari ha abacuruzi by'abareze. Muhoza namusuraga akamana n'umusariyo ko iyo amaje kujya kwidarapo kaba kabaye. Urumva? Yaramusuraga paka we bakoze ubukwe nyine bari bameze nk'iki nk'abagore n'abagabo. So hashize igihe kinini Muhoza aratwita isara nabyara. Icyaje kubaho ikintu cyantunguye,
tujye dushimira n'abantu nkomeze kubivuga bagira gute badufasha. Hari abantu bavuze ngo nasengera urugo rwa Kaganga, reka mbabwire noneho amakuru atarazwe. utararengaho Kaganga na Muhoza bakimara kubana mwaravuganaga, mwakoranaga ibiganiro, buri munsi wabonaga babanye gute? Bari babanye neza, baryohewe n'ubuzima, bazaga n'iwanjye tukaganira twishimana, yewe apana n'iwanjye baza no mu biganiro hano twicaye niho twajyaga dukorera, tukaganira tukanywa. Hari n'utuvidewo twafataga turi kumwe na Kaganga na Muhoza, hari two yamfataga ndi kumwe na Muhoza, na nyuma y'uko babyaye hari amavidewo menshi dufitanye na Kaganga na Muhoza. Ari video Kaganga icyo yayimfashe twicaye hano ndi kumwe na Muhoza, ndi kumwe n'umwana. Kaganga nawe yashyize kuri sitati avuga ati uno mwana munota atarasa na Isiyaka. Ubundi burya reka tujye tuvugisha ukuri, umwana amenywa na nyina. Naravuze ati nanjye nicaye hano imbere ya kamera, shaka gusanga uwo nita data nubwo yatabarutse atari we data, reka tujye tubivugira aho ngaho. Ariko nta kuntu ushobora kubana n'umugore cyangwa kumara imyaka ibiri cyangwa umwaka umwe n'igice uteretana n'umukobwa utaramenya imico n'imyifatire. Batubwiye muri commentaire. Ikindi cya kabiri, ntago wajya gushaka umugore muri iki gihe babyita ngo kubonja utaramaze kurya ituru. Urumva Kaganga Kaganga Muhoza babaga bamenye neza ibintu ari fresh. Niba warakurikiranye amakuru neza ndayazi y'imibanire ya Kaganga nyuma y'ubukwe bwa Kaganga na Muhoza. Muhoza yabyaye haciyemo igihe kingana n'ubukwe bubaye. Hari haciyemo nk'amezi agera mu 8 gutya, amezi 8 cyangwa 7 gutya, amezi 9. Urumva ko yasamye mbere y'ubukwe. Okay, simba nimubyo neza, amezi 8 ubukwe burangiye. Nibyo nibuka neza. Noneho reba ikintu tunabivaho ku murongo wa telefone mukana hamagara Muhoza, nanamubaza uko gahunda zimeze. Tarabivaho wijya kure cyane. Yego. Imibanire ya Kaganga na Muhoza bavuze ko nyuma y'uko byari sawa. None nyuma yaho kugira ngo iyo kesi ize kuzamo ivuga yuko umwana ari uwawe bajye gushwana, byaje bite, byatangiye gute? Gahunda kuntu imeze Kaganga guhamagara na nyirubwite wumve icyo abivugaho. Yego. Muhoza cyangwa Kaganga nta kibazo. Kaganga ari hanze y'igihugu, ari muri Kenya, ngo yavuze n'itike imugana mu Rwanda. Ubwo n'inshuti n'abavandimwe turashaka uburyo twabona itike. Ariko tukiri kuri aho, ubundi intandaro ngo Kaganga atarukane na Muhoza, reka nyivuge nimba uri n'inshuti ya Muhoza. Hari n'abanyamakuru b'inshuti za Muhoza na Kaganga bazi ibyo ngiye kuvuga kari byo. Kaganga aba diaspora baramukundaga cyane, we na Muhoza. Kaganga ari umuntu wamuhaye inzu i Bugesera, amushingira akabari, amushingira icyokezo, amushingira resitora mbere y'ubukwe cyangwa nyuma y'ubukwe ataranabyara. no bahise bajya no kuba ibyo bintu byo bihagaze hafi miliyoni 10 cyangwa 8. Ibyo mvugisha ukuri ni ukuri. Nawe nimba mbeke uzaze tugivugisha na kamera yacu, subizi tugeyo. Ibyo bintu Kaganga amafaranga acuruzaga yafataga weekend akaza kuyarira i Kigali. Yavaga mu Gesa agafata weekend akaza kuyarira i Kigali. Kenshi aramwe ati sya dusohoke, amubwira ati umusa ngiye sinyansohoka, tukamfite sibikeri ko naje i Kigali waje tugakora ibiganiro twaza no kujya no gusohoka. Ibyo byose byabaga umugore atabizi. Ibyo byose byabaga umugore atabizi. Ariko yabwiraga umugore ati ngiye i Kigali mu biganiro, ariko aje kuryoza. Kaganga akagenda asohora amafaranga make mu rugo, asohora agenda aryoshye. Noneho umutungo utangiye kugenda ugabanyuka. Bigera Muhoza amuga ati se Kaga, ibyo Muhoza bimbwira Kaganga ahari, ati mugabo wanjye ko twagize Imana tukabona umuntu uturemera akadushorera gutya kuri murasesagura amafaranga wahawe, uragira ngo bigende bite? Naragushatse ntago wanshatse. Kaganga icyo gihe kiragera ahita azanamo mushiki we. Kandi ibi ngibi mvuga no muri resitora no mu kabari amafaranga yose acuruzwaga ntago Muhoza afata n'igiceri cy'atanu, yafatagwa na Kaganga. Nyuma yaho bazanamo mushiki we, amafaranga acurujwe agafata mushiki we. Sinduga impamvu atizeraga nyine umugore. Ibyo byose Kaganga arabimbwiraga na Muhoza nyine baramamagaraga nkabaganiriza, bakaza no mu rugo nkabaganiriza. Urumva noneho uya ngo batandukana, ibyo bintu byarahombye birarangira, babura n'ababafashaga birarangira. Barabyaye umwana afite nk'amezi 2, baza kuba ahantu bita Kimisagara.
baje kuba Kimisagara Kaganga akajya akora ibiraka nyine ibiraka bike nyine ubuzima nyine buranga hahandi ubura naraso y'igihumbi. Icyo gihe amafaranga atangiye kubura nyine umva batangiraga guterana utugambo. Tugiye Kaganga yakubise umugore na RIB ibyo ngibyo irabizi yuko Kaganga agiye gufungisha Dani no kujya tufite avuga ko yuko urumva ngo yamukize ngo ifoto ye ngo yashyize mu biganiro atagize utabihera uburenganzira. Ubwo icyo gihe no kuvuga ngo nyuma bari bamaze no gushwana bapfuye nyine imitungo yari yashize nyine iyo ubukene bubaye umugore wawe ubundi umugore mubana ko hari ikintu ufite hariho mubana kuko nta kintu ufite mukabana neza hariho no mubana kuri iki kintu noneho Kaganga ko umugore baburaga neza afite n'amafaranga nyine burashira tanye no kuzamo urununu ninya bavuye Bugesera muri zanzu baje kwikodeshereza Kimisagara. Ubwo icyo gihe yagiye kuregura abanyamakuru ngo akweshe mu ikiganiro ngo amusenya ngamuga nabi ajya kuri RIB bama convocation ya mbere Dani nitaba ya kabiri aritaba agiyeyo Dani arisobanura abati ibyo ikiganiro n'umugore wagikoze buri kimwe cyose muzacyaza umugore yaragiye ajya kuri RIB aravuga ati kugira ngo nabyemere nimba Kaganga avuga ko ibi byose ari umunyamakuru wagize mu ruhare mu bimbaza yagiye kuri RIB agenda avuga uburyo bwose n'umugabo yamukubitaga urumva amutoteza amuhabika bameke Kaganga ngo agende asobanure kimwe cyose niyajyayo urumva ari nawe yavuga ngo Keza yamusenyeye urugo aramuposte ku mastati ngo Keza yasenyeye urugo nyine abantu bose nyine igenda avuga gutyo yo kukwitirira ko umwana atari uwe reka manze ngusobanurire ibyo byose nta byari bihari ntabwo ko twasuranaga tugasanga kimwe cyose n'amafoto sinyafite ibyo byaje nyuma urumva bikimara kujya hara muri RIB bagisaba ko Kaganga bati okay urajurira Kaganga bati muri RIB biranze reka nzaje gushaka umwavoka njye kurega kimwe ko umugore agiye kuvuga byose aranavuze ati umugore kugira ngo avuge bira byose ngo Dani yamuha amafaranga kandi mu by'ukuri umugore yaravuze ibyari bigize gute ibyari biriho noneho barabanye hashize igihe bakibina umumotari yamamagara ati siya babona ukoresha ibiganiro kuri YouTube urumva kumugore mo kubita umugore danje yamufate no mu muhanda n'amavarisi ngo reka reko nakira mwibye waje ugafata amakuru ibyo byari biri kubera he Kimisagara aho bari mu Kamuhoza ndavuga ati ntago najye Imana umuntu washingiye ko Muhoza ninko yanyita gasebukwe Kaganga nawe kanyita iki sebukwe urumva icyo gihe nanga kujya mu magara Kaganga umuntu umbwiye gutya na gutya kuma kubita umugore ku muhanda waraburije gutya nawe nibyo arambwa ati sumure ndibimbaza ushinga iby'urugo rwanjye ndavuga to kabyara usemari mu gitondo Muhoza arambwa ati ewa natashye umuhungu wawe sinyishaka kubana nawe yarankubitaga nkamwihore ubundi inkoni ndatashye atari ko telefone yanjye yayigumanye icyo gihe bwakiye bwa mu gitondo mbwira Kaganga ati kaga koko wakusha umugore ati siyaka atari byo nari ndambe turi biki nose wamuye telefone ye kwari ikibazo kwari umuntu wo hanze nako kumuha amafaranga ubundi wayigwatira ushaka iki icyo gihe Muhoza aragiye Kaganga mu telefone ye dore ikintu rero Kaganga cyamubabaje nakoresha ikiganiro Muhoza mbimubazaho Kaganga arababara Kaganga yakoze boro ya pranka yuko yagize gute yasaze abankurikiye mu neza yakoze boro ya pranka yuko yasaze ikinyamakuru niba atari ibanga ibyo binyamakuru n'ibyenzi byacu reka tubyihorere yakoze boro yuko yasaze urumva amajije kuyikoreraho urumva hari umuntu waburaga iminsi nk'ibiri ngaba 150 byo kwishyura inzu ira plaka Kaganga yakoze yahawe 80 kugira ngo ayikore kwigaragura kuriya nabira byose mwabonye tete tuvugisha ukuri turi muri operation byose tuzabivuga n'undi ushaka kuzamvuga azamvugeho nari naremye abanyamakuru muzambwira mbaye ikiganiro ko byari ngombwa ko Kaganga yakoze byinshi byetandukanye ndavuga ati reka ngaruke hano nanjye mbivugire kuri channel yanjye na nisanzure apana bandi nagikora bakagikata cyangwa ati siyaka ntavu byavuga bakanaka sibyo ayo mafaranga itateza ikibazo runtu n'abantu bashaka kubaremera nimba mbesha muri commentaire murankurikira ibigaro byose ngoze murankurikira Kaganga icyo gihe icyo kiganiro yakoze yari yakoze boro
nayikoze no kuri channel Impamo TV bari baramufunze azira urumva hari amasima yari yarabuze ko ahantu yakoraga bari baramwinye nyine bakora ibiganiro muri icyo kiganiro barabaremera hano n'amafaranga bari kubaye kujya kwishyura none babujije ati se ko mbona Kaganga yasaze ko bambazaga kandi ari amafaranga twari twaramwemereye bimeze gute nati muzayamuhe ati se gwarasaze ndavuga yarasaze ngiye mbibona ko yasaze nyuma yaho akora ikiri kiganiro avuga ko yakize n'uwibye bya bintu byatumye bamufunga urumva yabonetse abantu bahita bati okay Imana ishimwe nimba byarabonetse amafaranga twari tugiye kumuha urumva ntabwo tukimuhaye ahita azama akantu kantu niba wararebye kure musubije inyuma gato iyo plank yakoze yuko yasaze wowe ubwawe ubireba nk'umunyamakuru ukanamenya ko ari plank ubonaga yari igamije iki yaragambiriye ahangaha turi muri muzima tubayemo tutunzwe n'umunwa kandi ntakoze sinarya kandi nanone inzara iramutse inyishe aho kugira ngo njye kwiba no kugambana igihugu no kuroga no kwica umuntu nakora bori ishobora gutuma mbona amafaranga iriya bori yayikoze kugira ngo abone amafaranga kuko ubuzima arasigaye abayemo ni ubuzima umwana aranyura ntiyumve kandi na bori yakoze ntabwo abanaga n'umugore bari baratandukana birumvikana Kaganga ajya ikintu urumva ibyo byose iriya plank yakoze n'ibikini byatumye abantu batama amafaranga nyine urumva we n'umugore ntabwo babyumvikanyeho neza n'umugore avuga ati ugabo wanjye ugiye gukora plank zo kubeshya abantu n'abantu bari kubuda amafaranga uvuze ko umuganga yerekanye ko hari wakwibye urumva yabonetse urumva atari byo kubera iki kuko n'isaba baracyamwishyuza abantu badukurikiye n'isaba baracyamwishyuza nubwo bamufunguye ariyo yishyuye baracyamwishyuza ibyo tubitaruke Kaganga kugira ngo avuge ko namurongoreye umugore n'umwana akaba ari uwawe Kaganga yababajwe nuko namugati Kaga wazaretse tukajya gucyura ko nta mugabo udakosa ko nta mugore udakosa urumva wazaretse tukajya gucyura ati reka nango najya abasaza bambwiye yuko nindamuka ngiye bazanyica namage mama kubizi ko ndi umuhungu wawe kubizi ko ndi nk'ifite umuryango kuzi ko nafata irembo Kaganga nituramuka tuje gucyura koko abana bazica Kaganga ati ibyo nango tuzi nabo byaturutse ari Kaganga ubyivugira Kaganga ubwo nyuma yuko amaze gukora zira boro za keza abanyizitariye nyine ataye guposta amafoto agahuza n'abana banje uno mwana murabona adasa nka Isiaka uno mwana murabona atari wa Isiaka uno mwana biturutse kuba umubwiye ngo mujye gucyura nahoraga bimubwira abantu barambwira ati nukora plank uvuga Isiaka ko yagutenda umugore uzabona amafaranga ati kandi tumusenye kubera abantu twageranaga bifu naza nka hano munakanga shanga uri mwana wa Kaganga ngo no Isiaka ngo na Kaganga babivugira na hano namuhoze tunagasanga nka Kaganga ntabwo ati se murabona ngiye bundi murabona ntabyara urumva ufite abana benshi urumva nabyaye impanga inshuro ebyiri abizi ndavuga ati ndamutse ari uwanjye bitwaye iki kuri joke abantu bakarikodinga ako kantu baraserezaga bati kugira ngo birage kandi nanjye kamvuge gutyo bakoreza Kaganga aragenda aranyanika ngo nabyanye nawe n'umugore we avuga byinshi no mu muryango we wabo bijyamo atajya kuzana ibintu nashaka no kuvugira hano no muri media itangazamakuru mwese mwaranditse abandi mwaravuze n'abandi benshi urumva buri kimwe cyose cyaravuzwe ariko nagira ngo mbabwire ukuri niba munashaka no gukotereza Kaganga hari n'umukobwa nijya gukoresha ikiganiro ateye nk'umugabo nyamugabo bye hano umukobwa agenda mu nzu ukagira ngo ni umutipe nawe hari hose Imana imugire neza ni umuntu nawe wamvomagamo amagambo twagana bisanzwe umuntu nyine tuzene Kaganga natwe tuziranye akabwira Kaganga ati wagikaritasiyo bajya gukora ikiganiro usaba amafaranga ukabona amafaranga yo gupimisha DNA kugira ngo ure kuri wa mwana ari uwawe sibyo aha ari hose rero Kaganga n'abadukurikiye munyemeze kuri fundraising koko tumenye ngo ukuri n'ukuri kuko abingi ndamuka nyatanze amafaranga yitangira ku giti cyane ngasanga ura mwana Kaganga bagore wanje ataro wanje
kuko ntacyo nishinze n'ahantu na hamwe nahuriye na Muhoza. ubundi ukuri kwawe ni uko Mu mutima wanjye nuko ntaho muri ntazi umubiri wa Muhoza. Icyabaye kugira ngo avuge ibyo byose nyine n'ubwo bubifu n'abantu bamujya mu matwi. Impamvu nari mbivuze nuko bavuga ngo Isaka bazagize icyo uvuga. Uri tayari azaba ati sa amafaranga yohereje. Cyo gukoresha DNA tumenye gahunda. Kandi umugore ahora abwira Kaganga ati tujye gukoresha DNA. Kaganga yagize gute? Yaciye ku ruhande. Reka tuve twigire ku bindi. ubu tuvugana Kaganga ari muri Kenya. Kaganga yaje bite kugira ngo ajye muri Kenya? Kaganga njya nkurikirana status ziwe ndumva nawe ndushobora ndabizi nta n'utabizi. Nibyo binahoza stati bijyanye n'ubyawe na Muhoza n'umwana urebye nibyo binahoza. Ndagira ngo tutabicamo kuko ni ikintu kirekire cyane. Yego niki cyanakomeye kuko ntago ari ikintu. No mu rugo rwanje byarahageze umugore arambwira ati n'umugore wanjye yarambwira ati sheri waretse nanjye nkakomaho urumva ukajya gukoresha DNA kugira ngo koko tumenye ukuri ese ikivugwa nicyo cyangwa ntago ari cyo. Okay, yagiye muri Kenya ahunze. Kaganga yaje inaha i Kigali akimara gutandukana n'umugore we yarajya gurisha ibintu byose byo mu nzu. Yahereye kuri kamera ye. Yaguze hafi 600 n'umuntu wari waramuremeye arayigurisha. Ajya kuri televiziyo mu nzu aragurisha. Ajya ku ntebe zo mu nzu aragurisha. Buri kimwe cyose nyine aragurisha. Asigara yibera muri rogi n'abajama gutyo n'abademu nyine n'ibiki. Nyine turome ko umugore arahukanye kubyakira byaranze. Noneho batarabana n'umugore ari umujama ajya kumubwira ati kaga baje ukabatande boye. Kwari igikamyo ntwara zino ziyera zikururana. Ukaba batande boye ukajya ubona amafaranga yo guhigira urugo. Kaganga arabyanga. Uwo muntu rero niwe wamujyanye muri Kenya niwe bakorana urumva ariko nimba arageze muri Kenya kamutayo. Nimba arageze muri Kenya bikagenda biti ubu Kaganga abuze n'amafaranga amugarura mu Rwanda kandi zira modoka yuzigiye iyo uri utandibaye ivuye mu Rwanda igiye hariya ntago ashyira uko cyameze bitaragaruka mu Rwanda. Ayo makuru yuko yabuze amafaranga rero amugarura. Amakuru yuko yabuze amafaranga amugarura yakuye yaturutse ni mu bajama be. Bambwa ati Saka ko wafashe Kaganga byinshi. Wa mukora ubuvugizi tukaba buryo abona amafaranga urumva yo kuba yagaruka mu Rwanda. Kuko no kuri channel yavuze ko muri Kenya wari imyigaragambyo ariko iriya myigaragambyo iri muri Kenya ni imyigaragambyo y'abadashaka umuperezida wagiyeho. Ntago ari imyigaragambyo ngo buri wese ngo iramureba n'iki abadukurikirana bajya babibona. So impamvu narinje kuvuga ibi ngibi ari n'amakuru ufite kuri mwana wa Muhoza yavunitse. Nabibonye kuri stati ya Muhoza amuhamagaye nawe arankupa. Hashe nk'iminsi muhamagara nyita se kuko umwana aravunitse. Teravunitse. None se umwana wabaye hati atabaye kubera Imana. Bibaye byiza rero wanamuhamagara kuri phone. Ndabizi ko nta nimero ntago wayibura. Ntago nayibura. Ukamubaza amakuru y'uburyo abayeho muri iyi minsi mu minota wenda mike cyane. N'amakuru avuga ko Kaganga yabuze amafaranga. Namubaze niba wenda bajya banavugana. Kuvugana baravugana kuko Kaganga yifuza kenshi ko Muhoza basubirana ariko tukibaza se arasubirana nawe ari muri Kenya ese arasubirana nawe buri kimwe cyo mu nzara kigurishije ko ari umuhanzi waririmbye ngo nimba umukunze mujyane ngo muteteshe ngo naho hasi araharyama ariko birabiro ntago ari byo. Murongo wa telefone ningire ubuntu Muhoza akanyitaba ni saba nataza no kunyitaba nyuma y'ikiganiro uburyo muhamagara muri coding kuri telefone aya majwi muze kuyumva ntabashije kwita indi nshuro imwe. Reka tumuhamagare inshuro 3 nka babandi batombora kuri telefone ati watomboye inshuro ya 3 natitaba turayihonde. Se niba bikunze ko Kaganga garuka we nkawe uri muri iyo case yuko wenda guterwa umwana nicyo wenda uri gupanga. Erega abadufasha bose ntago ko baba baratubyaye. Hari n'abadufasha tutabazi bakunda ibiganiro dukora babura ubuzima tubayemo bakadufasha. Ye naramukaje 50 nzabishaka mbibone ubwo tuzatwabonye n'abandi badutera inkunga cyangwa nawe hari icyo azaba afite tujye gupimisha DNA tumenye ngo uri mwana n'uwa Isaka cyangwa n'uwa Muhoza ukuri kuko nanjye ndabishaka kuko ni namuka birava mu mutima wanyizwe nta kibazo gihari na kimwe ntago ari maranyitaba. Reka tumuveho
nyuma yo gusoza ikiganiro tumamagare nibyanga turagerageza uburyo badufite mu kiganiro muzumva irya Muhoza ku byo twavuze tugaruka kuri icyo wasaba abadukurikiye kujya Muhoza na Kaganga ni iki aka kanya icyo nasaba ubuzima Muhoza wenda wabuze abayemo ku buzima wabuze wenda Kaganga arimo aka kanya nko kuri kuvuga ngo ari gushaka ati cyo kugaruka ariko yarayibuze ikindi ukagaruka kuri Muhoza ukavuga ati nawe amakuru ufite nuko umwana yavunitse n'icyenda wasaba abadukurikiye cyangwa abakunzi ba Muhoza na Kaganga kubera yuko burya nibyo umuntu arakosa yego ariko hari n'icyo ushobora wenda kuba wabasabira bivuga ngo mu by'ukuri ngo umuntu arakosa urashaka kuba kugenda nakosheje mu mutima wanjye nta kintu kimwe nakosheje ntabwo ndi kuvuga wewe naringize ngo ni njyewe kuvuga hagati y'umugabo n'umugore ni Muhoza na Kaganga none se kuko bose nta n'umwe utamenya uriya minsi ntuzabura wibugana rya mwita nde uriya minsi ubugande ndamwibagiwe washakanye na wa mujya w'umuhanzi w'umugande ndamwibagiwe ntago yamukubise isura ikahinduka iyindi wizo nura mugore we yitwa Teta Teta Sandra ntiyamukubise amaso kabyimbye kana kuyamena urumva ntabwo abonye video amwaje ku kibuga cy'indege mu barasomana bakurana iminwa babyina n'ibiki by'umugabo n'umugore ntago nta wabyivangamo mwega nibyara mukavuga ubugambo ku mugore n'umugabo mujye muceceke kuko ejo bundi bazaza hano kuri YouTube mubona bameze nka Romeo na Juliette sibyo so icyo nabafasha Kaganga mwaramufashije pe mwamuhaye amafaranga menshi murabizi abantu benshi mwamuhaye amafaranga murabizi mushaka uburyo kino kiganiro uranyumvereze kino kiganiro tashiye nomero za Muhoza fundraising inyuzwe kuri Muhoza inyuzwe kuri Muhoza ko Muhoza nzi neza nuko atakazaza kutwitaba nzi neza ko bwera Kaganga ashaka uburyo amwohereza amafaranga abone ikimuvana muri Kenya ikindi kintu nkuko muzi kuri mwana ari umwuzukuru wa YouTube ari n'umwuzukuru mwebwe mwamufasha ari umwuzukuru wanyu ndizera yuko mugize gutya Muhoza yambibye ndizera ko mugize gutya mukagira gute mukamushyigikira uriya mwana akavuzwa cyangwa akabona nayo mata kuko niba Muhoza ndiza ko nta bushobozi bafite buri aho ngaho akabona amata byaba byiza sibyo ku murongo wa telefone turamufite amahoro cyambwira nimba ari ceketa of course mwenye umugabo udakina n'abana ukina nabande ngo sitekereje ute kumamagara ahubwo warabanza kunyitaba nkavuga ati se bigenze bite ariko n'ubundi niyo nyogo yawe n'ubundi ntabwo ukishaka kunyitaba ntabwo nanatekerezaga ahubwo ko wabitekereza nshaka kuba ko nagutereranye se nakikuvugisha twavuzwaga n'ibiganiro none se nyuma yazaga ugira ngo hari ikindi kintu twavugana aha akabi gasekwa nk'akeza ariko ni mu kiganiro reka ubitekereje ute ngo waze ngo ntabwo uzavuga gitumo nese ukeka ko abakuri icyo Kigali niyuzi batazakomeza ijwi rya nyine kubera ko abipazi uko urumva ko nabwo n'ubundi bazumva agace kabo kose nshaka gukomeza kuvugana nawe yego kubera se iki ese ni gute wifata wowe ukahamagara muri mu kiganiro ese hari icyo bitwaye nta kintu ngiye kukubaza nuko icyo ngiye kukubazaho niwumva ari cyo urakivuga numva atari cyo nanone ukihorere nimo ndabona amasitati y'umuntu ukuntu Kaganga umugabo wawe mwumva no mu bajama ngo Kaganga yabuze amafaranga yo gutaje agaruke mu Rwanda n'ejo bundi nabonye posting uvuga ngo umwana yavunitse leta mvuga ati burya ibibazo bije bizira rimwe ariko ibisubizo nabyo bijya biza burya nyuma none se ko mufite nimero yiwe kubera iki mutabimubajije ibyo bintu nimero yiwe mfite rero ntabwo ikinyuramo icyo ntabwo nyifite ariko nawe ndagerageza nshaka uburyo nza kumuvugisha ndebe wowe umuvugishe kubera ko nta makuru ye numva natangaza kuko sinzi ibye ngiye menya ibyanjye buri wese akamenya none se ndashaka kwibariza mu buzima ubayeho nyuma yo gutandukanya n'umugabo wawe ubayeho nimba atari ibanga ubayeho neza eregura umukazana wa YouTube nta buzima bwo tuti n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe YouTube byaragiye bavuze ko twabyaranye sha ngo nyuma yo gushyingirwa na YouTube so byaragiye bavuze ko twabyaranye sindi ko nawe ndi munyamakuru bavuze ko mwabyaranye kandi barakoranaga n'abanyamakuru benshi icyo kintu ahubwo gisobanuye
badukurikiye babitubwiye babonye ni umugabo ushobora kubyarana nawe. Ariko burya reka mbwire hari ineza yiturwa indi, ariko buriya hari igihe n'ineza yiturwa inabi, sibyo ra? byose birashoboka, aba ari kimwe ku kindi. Ubwo nyine uwo mwana banyitirira sinzi niba ubizi, wenda nawe n'umutima wanjye kuko nimba ari njye ubizi ntabyo waba uzi. Nese mbizi ko nigeze ndyamana nawe, ko twahuraga mu biganiro, wenda ko twabonye Kaganga bivuga, ariko buriya wenda bivuga bitewe n'indi mpamvu n'abamujya mu matwi cyangwa nawe ari cyo ashaka kugeraho. Nyibwirira rato ubayeho ute? Ibi byose nyuma y'ibi byose hazamenyekana ukuri, kuko ntekereza ko ntabwo umuntu yakicara ngo yifate atekereze ibintu nk'ibi nta nyungu afite. Hano haba harimo inyungu, cyangwa se wenda akaba ari ababikoze bakaba bafite nyine indi ntego bashaka kugera ariko ntayo bazageraho. Ariko wenda iramutse hari aka kanya warasenye nawe yarasenye. Ariko harya nibyo bivuze yuko kuba naratandukanye nawe ari ibyo ngibyo byadutandukanyije. Urakoze cyane. Kugeza na n'ubu nta n'umwe uzi ukuri uretse wenda ibihuha byavuzwe, ariko nta n'umwe ugize avuga yumva mvuga. Ariko umuntu n'abantu badukurikiye nyuma barifuza kumenya ubundi uno mwana avuzwe ko ari uwanjye mukibana cyangwa mwaratandukanye. Ibyo ngibyo byavuzwe twaratandukanye. Yego. Abo ngabo se uvuga ngo babiri inyuma ukeka ko ari abantu mufitanye ibibazo wowe nabo? Njye nta muntu ujya ngirana nawe ikibazo. Ntabwo bibaho. Waba uzi ko dufitanye ikibazo azajya kundega, kuko ubuzima bwanjye busanzwe nta muntu ujya ngirana nawe ibibazo. Ubwo nyine uba uzi ko gihari azigaragaze, ahubwo sinzi impamvu babikoze. Ubwo Imana bareba ibyoroshye n'abagenda banyoreza amajwi bavuga ibyabo, n'abagenda babwira Kaganga ati biri gutya na gutya. Aba ngaba nabo muri operation ni mudakora nabo nzabagarukaho, ariko nari naje kugira ngo nce impaka hagira ibyo mvuga wenda mu bijyanye n'urukundo rwe na Kaganga mu myaka igera muri 7 cyangwa 6 cyangwa 5 muziranye, kuko ari byo nari nzimo mvugana n'ibigiye bitandukanye kugira ngo nyine muve mu Bugesera mugaruka mu mujyi wa Kigali. Nabivuzeho reka ibyo tubireke. Megan ameze ati? Ameze neza. Nabonye wamucye kuri profile ngo yaravunitse, nibyo? Ntabwo byari ibintu bikanganye. Yarakize? Kaganga waramubwiye se? Kumanisa ngereka mbanze nkubwire, umbaze ibiri ngombwa bitari ngombwa ntubimbaze. Se ko mvuze kuri Kaganga waramubajije nka se w'umwana ugira ngo abaye ari se ajya amenya uko ameze. Kubera ko yaba yemera ko ari se abazi nimba umwana ameze neza cyangwa atameze neza. Ikintu kikwereka ko umuntu nyine adashaka kwitwa umugabo cyangwa se umugore, yihakana abo yabashije kumenyana nabo. None se ariko mujya muvuga kuri telefone ajya guhamagara? Agamamagara. Ubu ngubu se ufite akazi nta kazi ufite bijyanye no kubona amata y'umwana n'ibiki bimeze bite? Amata ndayabona. Amata urayabona? Byiza cyane. Hanyuma badukurikiye mu kiganiro urabisabira iki? Nabasabikira ntakarije icyizere abantu ko ngo ndikarashika. Nyine impamvu nguhamagaye no kugira ngo bumve ari Imana ukoze ikiganiro kimwe na kimwe, no kugira ngo bumve ukuri kwawe ku ruhande rumwe, urumva bazamenye ikiza ni ikihe ikibi ni ikihe bazatoranya. None se ari uwangwa na bose? Shana wangwa na bose. Urabisabira iki rero? Urababwira iki twisoreza? Icyo nabasaba bajye birinda guhubuka, kubera ko ngewe ubwanjye nshobora kukubwira ibyo nihimbiye cyangwa se wenda ibiri kuba, undi nawe akakubwira ibyo yihimbiye cyangwa ibiri kuba, ugasanga nyine uri hagati na hagati. Ahubwo ikintu nabasaba bajye babanza gushishoza mbere yo kuvuga, batekereze kabiri. Yego. Kuko ntawe uzi icyo isi imuhatse. Harya ariko bavuga? Yego. Ntawe uzi icyo isi ihatse. Ntawe uzi icyo isi ihatse. Isi bifite byinshi. Isi bibitse byinshi.
bajye birinda guhubuka. yego. None se ko nzagushyira nimero zawe ngo nimba hari umuntu ushaka kugura amata y'umwana cyangwa nimba hari umuntu ushaka kuba yaremera akaganga akabona itike yo gutaha mu Rwanda tuyishyireho cyangwa tuyihore? Shange ntabwo ndi gusaba. Nese tukwiye ko usabye. Hari umuntu ushobora kumva ko bashyize nimero yanjye akagira ngo ndi gusaba, ariko wabikora bikora bishaka. None se aravuga usabye ufite ko mwatu nuyishyireho cyangwa ubishyireho, ariko wabyanga wabikunda ngenda yishyiraho. Oya ntuyishyireho kuko oya ntuyishyireho. Sinyishyireho. Okay. Erega menya yuko abantu bose kuba babona nimero y'umuntu nabo arashonje nyine, niyo mpamvu arimo ararira nyine arashonje. Kwihagararaho se ntabwo bibaho. Okay, ngaho mbwira ngo gute? Ikintu nshatse kuvuga, impamvu ugenda ashaka ko ushyira nimero yanjye ku kiganiro, hari abantu bamuhamagara bambwira ubusa. Yego. Niyo mpamvu rero ntashaka ko nimero yanjye yongera kugaragara. Yagiye igaragara ku biganiro bitandukanye, byararangiye. Hari n'abatazi ko biriho, niyo mahirwe mfite. Ariko icyaba kiri kuba ubu ngubu baba bari kubona ko ari ubu ngubu, rero ntabwo nshaka yuko ijyaho. Mbese ubona ari iki gituma akaganga ari gushyira amafoto ye kuri status, anakubwiye nzi ko wenda nawe ari byo ajya kubwira byetandukanye, avuga ati Ishyaka gutya na gutya gutya na gutya, ubona aba bishingiye ku ni imitekerereze kuko njye ntabwo nashobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu, ntabwo nzi impamvu. Yavuyeho asebya Keza amushyira kuri stati ngo yaramusenyeye, avanaho nshyiraho. Nibaza nimba abantu babiri ari bo basenye urwubatsi cyangwa rwari rwarahiriwe. Amenya. Ubundi rega ujya usenya urwe umutiza umuhoro, kandi nta n'utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Yego. Okay. Reka ngushimire nimba nta kintu urenzaho, ukomeze wite ku mwana ubwo ngubwo, ntajya uvuga ati wajya kundebera muhoro nza. Ntabwo ari sawa. Yangane. Nyine narasezeye social media. Sinzi impamvu rero ushatse guhita ngaragaza. Ndabizi ko kuri kamera utahaza. Ntabwo bibaho. Ahubwo utazanakora ikosa tugahurira mu nzira na kamera. Ntanabayita. Nzazi wanyu siko mpazi. Hasho se wakosha. Zasa ordinance no ordinance ari. Ordinance. Rendezvous. Akisha. Urakoze usuhuze Megani, urakoze usuhuze mama, usuhuze abavandimwe. Abafana banjye baza kunsaba icyo nzakora. Nibansaba kugusura nzaza, niba amafaranga ujyana amata y'umwana. Umva se, niba nsanga ujyana amata y'umwana nzaza, niba amafaranga ngo gusaba se ntabwo babikora batabigusabye. Njyewe mwebwe kuki mubana nk'amagare? Nukubera yuko wavuze ko utasubira muri social media. Ako umuntu kavuga nka souvenir. Ntago ariwe n'intuzi, ni Elize. Musuhuze. None ubwo niba amafaranga nzana amata y'umwana nzazi. Uzazi. Urakoze cyane, Imana ikurinde. Namwe barinde usuzubarize. Abakunzi bacu rero kino kiganiro ibyo nashaka kuvuga kuri uno munsi reka mbisoreze ahangaha. Iyi ni part 1 arinzanye gukomereza ku bijyanye na bavu n'imodoka, uburyo imodoka yariwe Konchi Gael na Bruce Melody, nabyo nzabigaruka ko ikindi gihe. Ibindi bijyanye na Ketchup koko kuri ngubu akiri kwa muganga nyuma kubyara abana 3, nabyo tuzabigarukaho. Ariko ikindi nkomeje kumusabira inka, izakamera bari abana ngo bajye babona amata. Nitubibasaba bigakunda tuzamusura kuko nta munyamakuru n'umwe uratungaho kamera. Ninjye wagerageje kuba nabona ifoto y'abana 3 mu kiganiro mwabonye, mwarabibonye. Mwarakoze rero, abatumye mbona iriya foto n'ibindi bizaza. Ariko part 2 y'iki kiganiro, part 2 ikiganiro byose biragaruka, baraza kuza kuyibona buri kimwe cyose. Urakoze cyane. Mukore subscribe, commentaire ku bivuzwe, inomero kuri screen. Ubwo ushaka ko tubona itike yakaganga muzana muzakande kanyenyeri cyangwa limit cyangwa Western Union cyari mu mushaka kugurira muza amata kugira ngo nabo babone igitunga umwana, nubwo yiyemeye bura nta wamenya na ako nagwa yiyemeye. Yavuze ati harabo mvuga ngo ndasabye.
abafite umutima rero abamufashe n'abagize iki mwese mukomeze mabe hafi Imana ibarinde.